gutsinda match murumva mumeze mu reka mbaze nange felicitation kumuvandimwe asante sana felicitation asante ariko buriya sport yigeze yibagiba asante na felicitation na asante kabisa mwabikoze sawa yes wakiri niyo nkunda match gutoka kineza karonje wakiri niyo wayase interview ya mbere nanze nyuma y'uno mukino nkuko nabivuze mbere y'ino match narababwiye ngo Rayon Sport ntago ari yo gutsindirwa mu rugo kandi iyo umwanza guteye mu rugo uramuzimanira urumva rero ape ndayizimaniye kuko hano ni mu rugo ntago batwakira ahubwo twe twabakiriye urumva izo zateye imbere u Rwanda n'izindi modoka ntago twazikeneraga umva kano kanya dukeneye ko buno butumwa bugera ahantu hose ku buyobozi bwa Rayon Sport ku bakinyi bose bikomerezeho ntago dukeneye gukomeza gusuzugurwa kandi turi ikipe y'abanyarwanda cyangwa ikipe ikundwa n'abaturage bose nizere ko abantu twese twishimye ariko nanjye kuri kano kanya ndishimye ikindi cya gatatu dukeneye iki igikombe niba kidashobotse kibone cy'amahoro ibikombe ni bibiri kinwa mu gihugu ibyo bintu nibyo dukeneye kano kanya turishimye kandi ubundi niba uri umugabo uri mu rugo iwawe nawe ndabizi ko uri umugabo ushaka cyangwa uri umugore mu rugo iwawe iyo uri umugabo mu rugo iwawe wihagararaho hano ni mu rugo iwacu ntihazajye umuntu uzagusugurira iwawe kandi no ku Gisenyi narabibabwiye dutsinda igitego bazimya amatara na kano kanya Rayon Sport ntago ari yo gutsindirwa mu ntara bazatubeshyere i Kigali ariko hano turi iwacu mu rugo wakiri ninyo wayase karigura kandi ukoze neza arashimwa kuri twebwe umukiriya n'umwami kuri twebwe umukiriya n'umwami niba ukeneye gukora ibirori byiza ubukwe kukwamamariza n'ibindi dusanga inyuma ya gare Kayonza cyangwa kuri YouTube channel Japhet and Family cyangwa kuri 0788 580 990 cyangwa kuri 0788 580 990 murisanga murakaza neza murisanga Japhet and Family n'umuryango nyakuri ukeneye ibikoresho byiza ukamamariza n'ibindi dusanga inyuma ya gare Kayonza cyangwa kuri YouTube channel Japhet and Family cyangwa kuri 0788 580 990 cyangwa kuri 0788 580 990 niba ufite impano wiheze iwanyu ukeneye gukora nawe ukamamara ngwino gane Japhet and Family TV ngwino gane Japhet and Family TV ngwino gane Japhet and Family TV niba ufite impano wiheze iwanyu ukeneye gukora nawe ukamamara ngwino gane Japhet and Family TV ngwino gane Japhet and Family TV